Shalom kuri wowe nanone tubana hano ku gicaniro cya Senga Ubohoke. Tuguhaye karibu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, cyane cyane wowe wamaze gukora subscribe. Uwiteka kugirire neza. Nawe utarayikora turagusaba kuyikora. Nta mafaranga bigutwara, nta n'ikiguzi bigutwara. Icyo gusa bigufasha nuko igihe cyose dushyize ikiganiro cyangwa se dutambukije ijambo ry'Imana, uba mu ba mbere mu kubona ko tugishyizeho. Cyane cyane iyo wakanze subscribe ugakanda no kukazogera ka notification. No kuvuga ngo rero ibintu byose dushyizeho cyangwa ijambo ry'Imana ducishijeho uhita uribona. Kabiri, bigufasha kugira ngo igihe cyose tuvuge nk'inzozi, hano ducishaho inzozi, kandi ejo tuzatangira kuvuga ku nzozi zikumenyesha yuko hari ibicaniro byo mu miryango biguteza ibibazo. Inzozi zikumenyesha yuko mu muryango wawe hakiri igicaniro kiguteza ibibazo, Imana igira ngo wite kuri icyo gicaniro cy'umuryango gisenye. Tuzagaruka ku nzozi. Ku munsi uzakurikira tuzagaruka mu isengesho risenya ibicaniro. Aka kanya rero ni ukuvuga ngo iyo rero wakoze notification ugakora na subscribe, nyine ukakanda subscribe na notification ariko ukazogera, igihe cyose channel ihita ijyamo ihita ujya muri telefone yawe. Ijya muri telefone yawe. Waba hari nk'inzozi wibagiwe cyangwa hari ikigisho wibagiwe, urabizi ko twebwe abana b'abantu tudashobora kwibuka buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo rero cya kiganiro cyangwa se ya channel ibiri muri telefone yawe, igihe cyose ushatse kwibuka ko ari byo twigeze kwigisha wibagiwe, uhita ujya kuri channel ukabisuka, uhita ubibona mu buryo bworoshye. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira noneho hagati connection iba hagati y'ibicaniro by'umuryango n'umurozi ukuroga. Connection iba hagati y'ibicaniro by'umurozi ukuroga. Ubwo ni igicaniro cy'umuryango. Connection iba hagati y'umurozi n'igicaniro cyo mu muryango ubukuroga. Nicyo tugiye kuvugaho. Noneho sasa iyo connection turaza kugaruka kuntu wayica. Nongere mbisubiremo, nta gicaniro gihari hano mu isi nk'uko ejo twabivuze. Nta gicaniro Satani afite hano mu isi, akazi ke kaba karangiye. Nta gicaniro Satani afite mu isi, cyangwa se nawe ubwawe utajyanywe ku gicaniro cya kirozi cyangwa se cya Satani. Amahoro aba masa, ugira amahoro masa. Niyo ngo nta bicaniro wajyanyweho by'abadayimoni, ugira amahoro masa. Kuko nyine imbaraga z'igicaniro iyo zigufite, iyo zikuziritse, iyo ziguhambiriye, uratakwa cyane, uhura n'ibitero bya hato na hato. So reka duhamagara Umwuka Wera kugira ngo agufashe kumva wowe uje hano kuri Senga Ubohoke kuri iki gicaniro, kuko iki gicaniro ni igicaniro wumvaho amagambo y'amahishurirwa, amagambo y'umwuka, kandi amagambo y'ubwenge adashobora kumvwa na buri wese. Uza hano kuri iki gicaniro adafite amatwi yumva ntashobora kumva ibyo tuvuga, kuko Yesu yavuze ngo bafite amatwi yumva ariko ntibumva, bafite amaso abona ariko ntibabona. Birashoboka rero ukaza hano Satani yafashe amatwi yawe kugira ngo utaza kumva icyo umwuka avugana n'ubugingo bwawe akwigisha, cyangwa se ukaza hano ku gicaniro umwanzi yafunze amaso yawe kugira ngo amaso yawe atabona agaheza, hanyuma ugakira. Ngiye kugusengera, nsengera amatwi yawe, nsengere n'amaso yawe, kugira ngo ubashe kumenya urimo uravugana nawe, ubashe kumenya umwuka uvugana nawe, kandi ubashe gusobanukirwa icyo uwo mwuka uvugana nawe ukwigisha. Ni Imana iri muri nge, ikorera muri nge, ivugira muri nge.
kuko Imana ntibishobora kwikora nayo ubwayo idafite umuntu. Hano mu isi rero duhinduka akanwa kayo ikavugana n'abantu, duhinduka ukuboko kwayo igakora no ku muntu. Wakora ku muntu Imana ikabimukozeho, wavugana n'umuntu Imana ikabivuganye nawe. Nuko nguko Imana ikorana natwe. Na Satani nuko bisaba kugira ngo agire umuntu akoresha, ahinduka akanwa ka Satani, ahinduka ukuboko kwa Satani, ni yahinduka ikirenge cya Satani. Niba Satani ashaka kwinjira we mu rugo, arazana umuntu, ariko umuntu ibirenge bye bihetse imbaraga za Satani. Arazana umuntu akanwa ke kuzuye amagambo ya Satani, navuga aravuga nk'ikiyoka. Ijambo rirambwira ngo mbona mu nyanja haduka indi nyamaswa. Iyo nyamaswa ngo yari imeze nk'umwana w'intama, ariko yavuga ikavuga nk'ikiyoka. Urabyumva neza ko icyo cyanditse kivuga. Bishatse kuvuga ngo rero sasa uwo mwana iyo nyamaswa yari ivuye mu gitaka kugira ngo tuyivumbure, twayivumburiraga kubyivuga. Izatahurwa biciye mu byo ivuga. Ibyo mvuze biri mu byahishuwe mu gice cya 13. Nuvuga ngo rero sasa umuntu w'umukozi wa Satani umucungira mu byo avuga. Umwana w'umwijima, umwana umurozi umucungira mu byo avuga. Rero ushaka kumenya rero umukozi w'Imana nawe umumenyeshwa n'amagambo avuga. So rero ushobora kuza hano wahishwe, udafite ubwo buntu bw'Imana bwo kumva ibyo, kuko Yesu yavuze ngo data ndagushimira kwibi wabihishe abanyabwenge bo mu isi, ukabihishurira abaswa n'abana bato. Hari bimwe na bimwe umuntu ashobora kuza hano kubera yuko abihishwe, amatwi yiwe ahishwe, atemerewe no kumva, kuko handitswe ngo kumva bazumva ariko ntibazamenya. Hari ubwo umuntu ashobora kuza ariko akatwumva ariko ntamenye icyo tuvuze, ntatahure. Rero ndagusengera kugira ngo Imana iguhe kumva icyo umwuka wera avugana nawe, icyo Imana data twese ivugana nawe, ikirimo irakwigisha. Ni Imana ivuga ngo nzakujya imbere nkwigisha ibigufitiye umumaro. Hari Imana muri nge irimo irakwigisha ibigufitiye umumaro. Imana ikugirire neza. Mana muri Kristo Yesu tuje imbere y'amaso yawe. Umwuka wawe mwohereze atubemo, atuvugiremo, akanwa kanjye gahinduke ak'Imana ihoraho yantunganyirije, ikantunganya mu nda ya mama, ikansohora ikanzana mu isi. Uwiteka mpinduka akanwa kawe kugira ngo nsoze icyo watumye undemera. Kwa jina la Yesu Kristo, uje wese hano kuri iki gicaniro fungura amatwi yiwe kugira ngo abashe kumva no kujijuka no kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Fungura amaso kuje hano Mwami, abashe guheza no kumenya uwavugana nawe, amenye ko avugana nawe Papa, amenye ko avugana nawe Uwiteka umwigisha. Kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, twemere ko Satani avunagurira ibiti mu matwi yabaza hano kuri iki gicaniro. Uza hano wese kuri iki gicaniro Mwami, umuhe gukira, umuhe kubohoka, amatwi ye afunguke, yahereze umutima wakire mu izina rya Yesu, maze buri wese uje kuri iki gicaniro akire. Urakoze kuko uri Imana mva gusenga. Ngaho uhereye igihe kiganiro tugitangire kugeza igihe dusoreje, abari wowe ukora gusa. Ni mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo yo twacunguremo kandi ducirizwamo, ayatwegeje ibyaha n'ibicumuro, dusabye twizeye muri Kristo Yesu. Amen, amen. Umva rero, nje nkubwira ngo igihe cyose nta gicaniro gihari mu muryango wanyu, cyangwa se nta n'igicaniro gihari ku bwawe, uba amahoro masa. Umurozi wese iyo ashaka kukubana, cyangwa iyo Satani ashaka gufata umuryango, agashaka gufata kampani, agashaka gufata idini, agashaka gufata igihugu, bimusaba kugira ngo yubake ibicaniro. Iyo ashaka gusenya igihugu Satani, nuko bamwe mu bayobozi b'igihugu baba bafite ibicaniro by'abadayimoni, baba bafite ibicaniro bya Satani, ibicaniro bya nyabingi. Ubwo rero iyo hubatswe ibicaniro bya nyabingi bikubakwa n'abantu bayoboye igihugu baba bakizaniye akaga igihe kiba duvuga ngo abakiyoboye, ndavuga ibihugu byose mu isi muri rusange, igihe abakiyoboye bafite ibicaniro bubakiye Satani bakamutambiraho ibitambo, nuvuga ngo icyo gihugu kiba kiri mu kaga mu isi y'umwuka, kiba kiri munsi y'ubutware bwa Satani, kiba kiyobowe na Satani,
mw'isi y'umwuka. Igihe abayobozi b'igihugu bubakiye igicaniro Satani, bakacyubakira abakurambere, bakagiterekereraho, bakagikoreraho imihango n'imigenzo yose, ibyo bizera byose n'ibyo bifuza ko igihugu cyageraho, bakabyambaza babicishije mu bakurambere, icyo gihe abo bantu igihugu baba bagimo baragishora cyangwa baragitanze kwa Satani. Iyo ari umuryango umutangiza w'umuryango akubaka igicaniro, akacyubakira abadayimoni, akacyubakira Satani, akacyubakira abakurambere, akazajya agiterekereraho, ndetse muri icyo gihe cyo kugiterekereraho akamurika n'abantu bakomoka muri uwo muryango. Uwo muntu ubatse umuryango muri ubwo buryo, umuryango aba awushyize mu maboko ya Satani, aba awushyize mu maboko y'ubwami bw'umwijima. Uwo muryango uba ugomba guhura n'akaga k'ibihe bigera hafi mu bihe 5 cyangwa se hari n'igihe byafata ibihe 1000, kugeza igihe havuye umwe mu muryango agahagurukira kumenya Imana rurema, Imana nyamana, agasenya bya bicaniro byubatswe mu muryango, byubatswe n'abamubanjirije bagambiriye kugira ngo umuryango ube munsi y'ubundi butware. Twebwe umuntu ava akagira yaremwe n'Imana agomba kugendera munsi y'ubuyobozi bw'Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi. Iyo watannye Imana nyamana yakuremye, ukayoboka izindi mana zitazwi, ukayoboka imana zitwa abakurambere, ugatangira kwambariza mu bakurambere, ugatangira kwambariza muri ba sogokuru banyu bapfuye, ukambariza mu yandi mazina atazwi adafite aho ahuriye n'Imana rurema, uba uri mu kaga wowe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe wisanga mu butware bwa Satani. Rero muri ubwo butware bwa Satani ariko bwabonye intebe biciye ku gicaniro. Ni ukuvuga ngo iyo Satani ashaka gushinga intebe, kuvuga ngo yimurire ubutegetsi bwe, ubwami bwe mu gihugu, mu muryango, muri kampani, mu mushinga runaka, bisaba kugira ngo bamwe mu batangizi ba kampani bagira ibicaniro by'iyo kampani. Igihe babifuza kwikura wenda bubatse igicaniro bacubakira Satani muri kampani yabo. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese uza muri iyo kampani afite igihe cyose, umuyobozi w'iyo kampani afite igicaniro cy'abadayimoni. Bayegwa umwana w'Imana ntacyo ashobora gukombata icyo gicaniro akagisenya, birashoboka, nta nubwo cyamwafekta igihe umwana w'Imana aje aho ngaho. Ariko Imana ishobora gutuma umwana w'Imana muri iyo kampani kugira ngo ahinduke umucyo w'abandi bose. So igihe umuntu rero yabaho nta gicaniro ahangana nacyo, ubuzima bwe buba amahoro masa. Tuzagaruka rero ku bimenyetso bigaragaza yuko amazina yawe, wowe uje hano ku gicaniro cyitwa Semboke, tuzagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko igihe cyose izina ryawe riri ku bicaniro cyangwa ubuzima bwawe buri ku bicaniro by'abadayimoni, tugaragaze n'icyo wakora. Aka kanya rero nari ngiye kuvuga nje kuvuga connection iba hagati y'igicaniro n'iki, y'igicaniro, connection hagati y'umurozi n'igicaniro. Connection iba hagati y'umurozi n'igicaniro. Hano twabonye yuko muri Bibiliya yacu ijambo rivuga ku barozi rigaruka muri Bibiliya inshuro 3. Ijambo rivuga ku barozi, ku marozi nako amarozi bigaruka Bibiliya bivugaho 3. None abarozi banditswe muri Bibiliya inshuro 7. Abarozi banditse muri Bibiliya inshuro 7, isezerano rya kera n'inshuro 5, isezerano rya kera n'inshuro 5, hanyuma irishya n'inshuro 2. So no kuvuga ngo rero ibyo ni ibintu Imana ibishaka kugira ngo twiteho. Abacunnyi Bibiliya ikabavuga 6, abapfumu Bibiliya ikabavuga inshuro 21, abakonikoni Bibiliya ikabavuga inshuro 11, abashitsi Bibiliya ikabavuga inshuro 10, umushitsi Bibiliya ikamuvuga inshuro 7. Ni ukuvuga ngo rero Satani kugira ngo asohoze umugambi we agira aba bantu hano mu isi, aba bantu hano mu isi imirimo
Satani akora bisaba kugira ngo ucishwe muri ayo matsinda y'abo bantu. Ntibishoboka ko Satani abasha gukora nta muntu, nongere mbigusubiriremo. Nuvuga ngo rero sasa uwo Satani aba arimo arakoresha niwe ugaruka akita umupfumu, akita umurozi. None rero ibi ntibisaba, ntiwabireberera mu mubiri ngo ubimenye. Hari abantu baba bazi ko umurozi ari umuntu wambara nabi, ari umuntu usa nabi, ari umuntu ukena, ariko umuntu wambaye costume, wambaye karuvati yaba umurozi. Umumama mwiza cyane w'ikizungerezi wisize makeup usobanutse ashobora kuba umurozi mw'isi y'umwuka. Umusaza, umukecuru, umwana muto, uwo ari we wese ashobora kuba umurozi mw'isi y'umwuka, kuko mw'isi y'umwuka ntabwo Satani akoresha umubiri, akoresha umwuka w'umuntu n'ubugingo bw'umuntu. N'Imana nayo nuko nguko ikoresha ubugingo bw'umuntu n'umwuka w'umuntu, hanyuma bwa bugingo n'umwuka w'umuntu bikajyana ubushake bw'Imana ku muntu, ishaka ko ubushake bw'Imana bugera kuri uwo muntu. So nukuvuga ngo rero usobanukirwe cyane, umurozi ni umwuka, kuroga ni mu mwuka, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Rero iyo watangiye kurebesha amaso y'umubiri wawe, wowe uri impumyi cyane, amaso y'umubiri wawe ashobora kukubeshya, ashobora kugushuka. Umurozi ashobora kuba umuntu mugendana, musangira ku meza, ashobora kuba nyoko, ashobora kuba so, ashobora kuba umuvandimwe wawe mu maraso, ashobora kuba umuntu mukorana mu kazi, ashobora kuba umukoresha wawe, ashobora kuba umushumba wawe, ashobora kuba umuhanuzi uguhanurira, ashobora kuba profete. Umuntu ashobora kuba ari profete ari umurozi, umuntu ashobora kuba ari bishop ari umurozi, umuntu ashobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose, ano mazina mwumva ari umurozi mu mwuka cyane. Kandi kuko kuroga ni mu mwuka, ntabwo kuroga ari mu mubiri. Kuroga ni mu mwuka, nongere mbisubiremo, ntabwo ari mu mubiri. Na Satani rero ukora iyo mirimo ntayikorera mu mubiri, ayikorera mu mwuka, ariko ibyakozwe mu mwuka bikagaragara mu buryo bw'umubiri. Nk'uko Imana nayo iyo yakoze mu mwuka, icyo yakoze mu mwuka kigaragara mu buryo bw'umubiri. Rero reka dusome kubara igice cyaho cya 21. Kubara igice cyaho cya 21. Zopete sekiria holia. Ndumva umwuka w'Imana ari kuri ngewe kugira ngo avugane nawe. Imana y'amahoro ihabwe umugisha. Ndumva umwuka w'Imana, ndumva ijambo ry'Imana rindiho kugira ngo rize ku buzima bwawe. Hari ijambo ry'Imana yohereje kuri ngewe kugira ngo nawe rikugereho, rigukize nanjye rinkize. Uwiteka kugirire neza. Kubara igice cyaho cya 22. Igice cya 22 cyo kubara kuva ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo Balaki yinginga Balamu kuvuma Abisiraheli. Abisiraheli barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini hakurya ya Yorodani, ahateganye ni Yeriko. Balaki mwene Sipori amenya ibyo Abisiraheli bagiriye Abamori byose. Abamowabu batinyishwa n'ubwo bwoko cyane n'ubwinshi bwabo, bakurwa umutima n'Abisiraheli. Abamowabu babwira abakuru b'Abamidiyani bati, none uyu mutwe uzarigata abatugose bose nk'uko inka ikanuza ubwatsi bwo mu rwuri. Balaki mwene Sipori niwe wari ku ngoma Imowabu muri icyo gihe. Atuma intumwa kuri Balamu mwene Bewori Ipotori iri ku ruzi Ofurati mu gihugu cy'ubwoko bwe, zo kumuhamagara ati, dore hariho abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu cyose, barantegereje. Nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha, tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uwo uhesha umugisha awuhabwa, uwo uvuma akaba ikivume. Urumva uyu mugabo nk'uko tumusomye witwa Balaki yumvise abantu bavuye mu gihugu cya Egiputa, Abisiraheli. Arabatinya, agira ubwoba, yikanga yuko nibaramuka baciye mu gihugu cye bazagisira ibanga, bazagisenya.
kandi yajya areba yabagenzura akabona baramurusha amaboko, baramurusha imbaraga, ntiyahangana nabo ngo abatsinde gutyo gusa. Noneho yigira inama yo kujya mu mwuka kwanza, ajya mu mwuka kuko mu mubiri yararebaga akabona ntibikunda, ariko amenya yuko mu mwuka hari ahantu hashobora guturuka imbaraga zatuma anesha abanzi biwe. Noneho yizeye ko mu mwuka hari ahantu haturuka imbaraga zishobora kuba yanesha abanzi be, ahamagara umwe mu bantu bari bahagarariye isi y'umwuka ufite ubumenyi mu bw'isi y'umwuka witwaga Balamu. Uyu Balamu yari afite ubumenyi bw'isi y'umwuka. Uyu Balamu yari azi tekinike zo mu mwuka. Hari abantu rero umva nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, hari abakozi b'Imana dufite tekinike zo mu mwuka, izo duhabwa n'umwuka wera. Izo duhabwa n'umwuka wera. Urugero rwa hafi, Yesu umwe bamuzanira impumyi wavutse ari impumyi, ariko Yesu Kristo arahishurirwa ngo afata kondo aragatoba agasiga ku maso, abwira ya mpumyi ngo genda wiyuhagire. Hanyuma ngo ku kidendezi cyitwa Sorowamu ngo bisobanura ngo yaratumwe. Iyo mpumyi iragenda iriyuhagira igaruka ibona. Urumva izo ni tekinike umwuka wera yarahaye Yesu Kristo, umukiza wacu n'umucunguzi wacu. Hari abahamagara rero akabaha ibanga, akabashyiramo ibanga, akabashyiramo ubwenge, akabashyiramo ubushobozi, akabashyiramo ubumenyi buhagije bwo gukemura ibibazo by'abantu biciye mu isi y'umwuka. Nongere mbisubiremo, hari abantu Imana yahamagaye y'ubushobozi n'ububasha, ikabaha ubwenge n'ubumenyi bwo gukemura ibibazo by'abantu biciye mu mwuka, bikozwe mu mwuka, kandi bakabona rezilita mu buryo bw'ibigaragara. Rero sasa uyu umwe dusomye witwa Balamu uyu Balamu yari afite tekinike zo mu mwuka. Baraki yaramwizeyeho ko asobanukiwe cyane isi y'umwuka. Aramutuma rero intumwa, aramubwira ati ndakwinginze ngwino ujye kumvumira ubu bwoko. None kandi atanga n'ibiguzi byinshi. Izo ntumwa yazihaye n'ibintu byinshi cyane bishoboka, imitungo, amafaranga. Atanga yohereza amafaranga, yohereza amazahabu n'ikirambwa ati mugende mumbwirire umugabo witwa Balamu aze amvumire ubu bwoko, kuko yari yamusezeranyije kumuha icyo ashaka. Umuvumo rero wari umuvumo wagombaga gutumwa Abisiraheli baferinga, bananirwa kuresista imbere y'Abamowabu, hanyuma bakaneshwa. Umva impamvu yo kunanirwa kwawe, ni ukuvuga ngo hari umuvumo hari umuvumo bawohererezwa. Noneho rero twihuse turaza kubireba. Igihe rero bari batangiye kubaka icyitwa igicaniro, kuko uyu Balamu yari azi neza yuko umuvumo udashobora gufata gusa, hagomba kubakwa igicaniro. Uyu yubatse ibicaniro bigera muri 7, abitangaho ibitambo bigera kuri 7. Buri gicaniro cyose yagendaga gitambiraho ikimasa, akagitambiraho intama 7 n'ibimasa 7. Yatanze ibitambo byinshi cyane agira ngo arebe ko ahari Uwiteka yakwingingwa akumva ubwoko bw'Abisiraheli bukavumwa bikemera. Ariko turaza kureba ukuntu impamvu umuvumo utaje gufata ngo ufate Abisiraheli. Turaza kubireba. Mubyibuka ko navuze ni connection hagati y'umurozi n'igicaniro ku muntu ubugiye kurogwa. Ni ukuvuga ngo rero ku muntu ubugiye kurogwa cyangwa ugiye kurogeshwa, igihe cyose mu muryango we hari igicaniro cy'abadayimoni, biroroha cyane kugira ngo umurozi akubone muri network, agushike bikunde. Biroroha kugira ngo mu isi y'umwuka, kuko mu mwuka ubukibaruwe, ubukigaragara kwa bya bicaniro. Kabone nawe icyo gicaniro cyaba cyarubatswe nyuma y'imyaka 400. Nyuma y'imyaka 400 turabona igicaniro cyubatswe na Aburahamu yarapfuye, bitewe nuko Isaka yaje akagikomeza, Yakobo akagikomeza. Yakobo nawe kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Tubona kuva icyo gihe n'aka kanya Isiraheli iracyariho, igihugu cya Isiraheli kiracyariho, kibikesha mu n'igicaniro umusogokuru wabo Aburahamu yari yarubakiye Uwiteka Imana, aho yamusezeranyaga ikavuga ngo urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Igihe cyabayeho igihugu cya Isiraheli kirasenywa, nticyaba kikiriho, Abisiraheli baratatana, Abayuda baratatana. Ariko kuko Uwiteka ajya yibuka rya jambo, kibuka rya jambo yavuganye n'umusogokuru wabo Aburahamu,
igihe cyarageze Abisirayeli bagaruka mu gihugu cyabo. Kano kanya baratekanye n'igihugu gikomeye cy'igihanganye, byavuye ku gicaniro sogokuru wabo yubatse, umwana waraza Aburahamu yubatse, Isaka araza aragikomeza, Yakobo aragikomeza paka kugeza by'icyo gihe Imana yari yarasezeranyije ko izabaho umugisha w'ibihe bihumbi. Umugisha w'ibihe bihumbi uba ariho n'aka kanya. Biswe ubwoko bw'Imana, bitira ubwoko bw'Imana biciye mu nshuti y'Imana Aburahamu n'umuhungu we n'umwuzukuru we witwa Isaka, n'umwuzukuru we witwa Yakobo, ariwe waje guhindurwa Isirayeli. Uwo witwaga Yakobo yaje guhindurirwa Isirayeli. Izina rya Yakobo ribyara igihugu, rihinduka igihugu biciye muri connection abo bantu bari bafitanye n'Imana biciye mu gicaniro. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero no mu bwami bwa Satani nuko kabone naho sogokuru wawe ukomokaho, iyo yubakiye igicaniro abadayimoni, imyuka mibi, wowe kaza bururupa ukinjira mu gakiza. Ariko muri kagakiza winjiyemo ntabwo wize ngo usobanukirwe cyane umenye ndinjirira hehe mu gakiza. Yego irembo ni Yesu avuga yuko ari we rembo umuntu wese yinjiramo agakizwa, yasoka akabona urwuri. Ariko muri uko kwinjira muri Yesu menya ko yavuze ngo inzira ijya mu ijuru iraruhije kandi irafunganye, n'abayinyuramo ni bake. Ariko inzira igana mu irimbukiro ni ngari, n'abayinyuramo ni benshi cyane. Inzira igana mu bugingo buhoraho yo kwinjira muri Yesu ni inzira ifunganye, ntabwo inyurwamo na buri wese. Bisaba kugira ngo habeho umuntu wamaze kwitangaho igitambo ashaka Imana. Muri uko gushaka Imana, uko ugenda ushaka Imana niko Imana igenda ikurasira, umucyo wayo ikurasira, igenda ikumurikiraho uturuka naho uva, witandukanya na zakarande zose. Habaho gutandukana kw'ibicaniro cyangwa se kugusesa amasezerano yo sogokuru wawe cyangwa nyoko naso cyangwa abavandimwe bawe bakoranye na Satani biciye mu bicaniro. Imana itanga amasezerano yayo igihe wubatse igicaniro cyayo. Na Satani rero atanga amasezerano, cyangwa umuntu yinjirana na Satani mu masezerano igihe cyose hari abo mu muryango bubatse igicaniro, cyangwa nawe ubwe ku giti cy'akacyubaka cyangwa se akakigana. Ushobora kuba utarubatse igicaniro cy'abadayimoni ariko warakiganye, wakandagiye mu bapfumu igihe kimwe, urapfumaguza ujya kuraguza. Icyo gihe mu isi y'umwuka, mu gice cy'ikuzimu, mu gice cya Satani, bazakugiraho access. Bakubonye nk'umuyoboke wabo, uba wabayobotse. Uhererera igihe wayobokeye Satani ntashobora kugukureka, agukurikirana nk'umuyoboke we, akurwanya nk'umuyoboke we. Noneho hari abayobotse Satani batanabizi ko bamuyobotse. Satani yabayobeje. Waje hano kugira ngo Imana ikuyobore, waje hano kugira ngo usobanukirwe ukuri. Handitswe yuko nituguma mu ijambo ry'Imana tuzamenya ukuri, kandi ukuri kutubature. Noneho sasa ibihereye rero aba Bisirayeli tugiye kureba mu gice cya 23 hubakwa ibicaniro byo kubavuma. Nuvuga ngo noneho turaza kureba nyuma yo kubaka ibicaniro byo kubavuma, birashoboka ko umurozi ashobora kureba ejo hawe. Umurozi akabona mu myaka 10 akabona uzaba ufite business ikomeye, akabona mu myaka 30 umwana wawe azaba ari minisitiri w'igihugu, akabona mu myaka 50 bamwe mu bana bawe azaba ari umuntu ukomeye mu isi, ukamuboneraho umugisha. Noneho sasa ese birashoboka? Turaza kubireba rwose ko bishoboka ko umurozi ashobora kubona ahejo h'umuntu akafunga hakiri kare. Noneho turaza kureba n'impamvu ke umurozi ashobora kukuroga bigakunda. Navuze ngo no kubera ibyo bicaniro bihari bihinduka umunara muremure, abarozi bashituriraho abantu bakomoka muri famiye, bagahita bagufatisha byoroshye cyane mu isi y'umwuka. Rero reka tubanze dusome 23 turebe hano. Turebe mu gice cya 23 sasa. Imana isa ngo Baramu abwira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro 7, unyitegurire hano amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7. Baramu abwira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro 7, unyitegurire hano amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7. Baraki abigenza uko Baramu amubwiye. Baraki na Baramu batambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Wabyumvise ko igicaniro kigendana Moshe, kigendana n'ibitambo, kigendana iyo tuvuga ibitambo umva amaturo
amaturo niyo ahinduka ibitambo. Biterwa ituro ryawe uritanze kubw'impamvu ki. Hari ituro dusanzwe dutanga mu nsengero ku cyumweru twita ry'umutima ukunze, hakaba ituro twita ry'amashimwe, rya turo dutanga dushimira Imana kubw'ibitangaza yadukoreye. Hakaba ituro twita ituro rya 1/10, cya kindi dutanga mu byo tuba twahawe n'Uwiteka twungutse. Hakaba ituro ry'umuganura, kubahanga bazi gutanga iryo turo ry'umuganura. Umwaka ugitangira yaba ashaka gufata umugisha w'umwaka wose, akagena ituro amafaranga ya mbere abonye mu mwaka ugitangira akayatangira Imana, ubwo akaba akabiye umugisha w'umwaka wose. Hakaba ituro twita ituro ry'igitambo, ntabwo ari igitambo cyoza ibyaha kuko amaraso Yesu Kristo arahagije kutwoza ibyaha n'ibicumuro. Iryo ni ituro ushobora gutanga kubwo akazi runaka wifuza, kubw'umwanya runaka wifuza, kubw'ikintu runaka, cyangwa se kubw'ikintu ubona cyananiranye, ikintu cyananiranye ushaka ko gihinduka, ikintu cyananiranye ubona cyaranze neza, urarwanwa, uri mu ntambara zikomeye, urashaka kugira ngo ubashe gutobora muri izo ntambara ugere ahantu wifuza kugera. Ukajya imbere y'Imana rero ujyanye iryo turo ry'igitambo, ukavuga Mana ndaje imbere yawe. Ariko ni ituro ritangwa n'umutima wihanye wera, utagira icyaha, wamaze kwiyeza no kwitunganya. Iri rero aya ni amaturo akora. Abantu barabashutse, abantu Satani ahuma abantu amaso, ahuma imitima y'abantu. Amaze guhuma imitima y'abantu irajejwa. Noneho sasa Satani ayishyira mu bujiji bwinshi, akayibwira yuko abantu bakabumva yuko gutura ari ibintu by'ubwesikoro, ari amafaranga abapasiteri barya, abakozi b'Imana barya gutyo. Ntibamenye ngo aya maturo mu isi y'umwuka wayatanze afite ibyiringiro kandi afite kwizera arakora. Urabyumva rero hano uyu Baramu yarabizi neza yuko biri buze gukunda ko ibitambo biri buze gukora, nubwo bitaje gukora, ariko turaza kureba ni impamvu ki ibi bitambo byose byatambwe bingana gutya. Imitungo yarahatikiriwe, ihatikirirwa kugira ngo ubwoko bw'Abisiraheli buvumwe, bugibweho n'umuvumo. Ariko impamvu butavumwe, reka nkwereke rero. Reka impamvu butavumwe, ngusomere impamvu butavumwe. Impamvu butavumwe ni ukubera iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo impamvu ubwoko bw'Abisiraheli bagiye kuburoga cyangwa bagiye kubuvuma ntibikunde, nuko ubwoko bw'Abisiraheli Imana yabwitegerezaga ikareba igasanga nta bicaniro by'abadayimoni, nta bicaniro sogokuru wabo yigeze yubaka bya Satani. Noneho sasa kuko nta bicaniro byari byarubatswe muri uyu muryango, ibi nibyo byatumye imivumo yose yendaga kugira gute, yendaga koherezwa itaboneka. Kuko ijambo rivuga ngo kuko nta kuroga no kuraguza kwabonetse mu bwoko bw'Abisiraheli. Nta kuroga no kuraguza kwabonetse, nta kuroga no kuraguza kwigeze kuboneka mu bwoko bw'Abisiraheli. Kuko impamvu igihe cyose niba mu muryango hagaragaye connection, niba mu muryango hagaragaye connection yo kuroga no kuraguza ko mu muryango, igihe cyose mu muryango w'iwanyu hakaba harabaye umuraguzi cyangwa umurozi, harabaye umuntu wubakiye Satani ibicaniro bya Satani, kabone naho yaba yarapfuye, uwo muntu uba warabikoze byibuke ko aba hagarariye umuryango, aba yaratambye umuryango wose. Mu isi y'umwuka rero wowe bahita bakubona ko uri mwene runaka wa runaka, wakomotse kuri runaka na runaka. Niyo mpamvu kenshi na kenshi ugiye kuroga bisaba kugira ngo atange izina ry'uwo agiye kuroga, kuko gutanga amazina yawe, gutanga izina ryawe egal imyirondoro, gusobanukirwa, kumenyekana kw'inkomoko yawe mu isi y'umwuka, bakamenya ngo wowe ukomoka kwande, uri mwene nde. Noneho rero igihe hagaragaye uri mwene nde, ukomoka kuri nde, mu isi y'umwuka hakabonekaho iyo connection, ni ukuvuga ngo umurozi aravuma bikanga, bikemera, biremera. Ni ukuvuga ngo habaho guhuzwa, habaho connection idasanzwe. Kugira ngo rero iyo connection itike, bisaba tuzakigarukaho icyo kiganiro cihariye, igihe cyose ukibarurirwa mu miryango uturukamo uvamo, igihe cyose
uba utarimuka mu muryango wawe mu isi y'umwuka, ugakomeza kugaragara muri sisiteme y'umuryango uturukamo mu isi y'umwuka, cyane cyane iyo muri iyo si y'umwuka cyangwa muri uwo muryango uvamo mu isi y'umwuka bubakiye ibicaniro Satani, umurozi agira ubushobozi bwo kukubona mu mwuka uriwe n'uzaba we. Noneho aho yagira ubushobozi bwo kukubona mu mwuka uriwe n'uzaba we, akaba yatangira ejo hawe hazaza. Ashobora kohereza umuvumo ukakunaniza mu byo ukora, ashobora kohereza umuvumo ukakunaniza no mu gakiza, ugasanga umuntu akijijwe adakijijwe, mu gakiza ke araguye umunsi ejo yabyutse, uyu munsi yubashye Imana ejo byayinaniye, uyu munsi mbega ntashinga no mu gakiza ntashinge. Nuvuga ngo mu isi y'umwuka, igihe mu mwuka ukiboneka mu isi y'umwuka, ukiboneka mu isi y'umwuka mu gite cya Satani, ukaba utaricomoye mu muryango uvamo mu isi y'umwuka, mu mwuka ukigaragara mu muryango uvukamo, byoroha umurozi kuzamura ya mana y'igicaniro mu muryango wanyu bambazaga. Niba mu muryango wanyu barambazaga ibigirwamana, iyo mvuga Imana ntiwumve ngo ni Imana rurema, no, simvuga Imana rurema, Imana y'ukuri. Imana y'ukuri ni imwe rukumbi, ariko ibyitirira Imana ni byinshi cyane. Ibisengwa bitari Imana abantu bambaza bazi ko ari Imana ni byinshi cyane, ibyo abantu bikubita imbere bazi ko ari Imana ni byinshi cyane, ariko Imana y'ukuri irihariye ni imwe rukumbi, niyo nisengwa muri Kristo Yesu. Uwo Yesu yavuze ngo ubonye ngewe ababonye Imana, kuko ngewe ndi muri Data na Data akaba ari muri nje. Iyo niyo Mana y'ukuri, nisengwa biciye muri Yesu Kristo. Imana y'ukuri isengwa biciye muri Yesu Kristo. Noneho sasa iyo Mana y'ukuri isengwa biciye muri Yesu Kristo, abayiyobotse bose ibaha umwuka wayo wera, ubayobora mu buryo bwo gusenga, ubigisha ijambo ry'Imana ibyanditswe byera, ubahishurira ibihishwe, ibaha umwuka wayo wera, ubafasha umwuka urondora ibintu byose, ariko wo ntihagire uwurondora. Rero sasa iyo yego hari abantu basa nk'abari muri Yesu Kristo ariko batayimurimo neza, batari muri Yesu neza, buriye bagiye kurira burira inkike ntibaca mu irembo. Abo bantu rero bataciye mu irembo nibo bonyine dushobora kuvuga ibi ngibi ntibabyumve ntibabisobanukirwe. Rero ni ukuvuga ngo iyo uticomoye mu mana z'ibigirwamana zagiye zisengwa mu muryango, umva ukuntu ese hari ijambo nari mvuze ngo umurozi ashobora kubona umuntu. Ese koko birashoboka? Yego birashoboka. Reka dusome aho ngaho mu Kuva igice cya 22, Kuva 22 n'umurongo waho wa 10, Kuva 23 n'umurongo waho wa 12, Kuva 22 n'umurongo waho wa 13. Ngo mu gitondo Balamu arabyuka abwira abatware na Baraki. Mu gitondo reka dusome ku 23. Reka dusome ni ijambo rivuga ngo ndamureba ariko subu. Reka mwihangane gatoya ndishake neza ndibasomere, ndibasomere. Ni ukubara igice cya 24 n'umurongo wa 17. Kubara 24 n'umurongo wa 17 handitse ngo ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bigufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli, izaragiza inkoni z'Imowabu, izatsinda hasi abasheti bose. Urumva hano uyu ninde? Uyu ni Balamu.
kandi uyu Balamu nubwo bamwe muzi ko yari umuhanuzi, ariko mu isi y'umwuka yari yamaze kuba umurozi. Ntabwo yari akiri umuhanuzi, yari yamaze kuba iki? Umurozi. Yari yarayobye, Satani aramuyobya, yisanga yinjiye muri system ya kirozi. Noneho yistanze muri system ya kirozi, muri Yosuwa mu gice cya 13 tubona yuko n'Abisirayeli baze kumwica. Biravuga ngo Balamu wari umurozi, Abisirayeli bamwicishije iki? Umuhoro cyangwa se umupanga. Ahangaha rero dusomye mu gice cya 24 tubonye yuko uyu Balamu yararebaga agakurura Yesu, kandi hagati y'icyo gihe cya Balamu cyangwa se Baraki yagiye kuvumisha ubwoko bw'Abisirayeli, hagati y'icyo gihe hagati ya Yesu ndetse na Balamu hari abantu abasesenguzi bavuga yuko haciyemo hagati y'imyaka 700, hagati ya 400 na 700 aho ngaho. Ariko uyu muhanuzi wo murozi, kuko yari umurozi, uyu muhanuzi Balamu umurozi, yabashaga kugira gute? Gukurura akareba mu myaka hagati ya 400 na 700, akareba ubyo yarebaga. Ari byo hano avuga ngo ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko kandi ntari bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli. Atangiye kubona inkoni y'ubwami zaturuka mu bwoko bwa Isiraheli, abonye Yesu. Noneho Yesu akabona noneho ko ubwo bwami buzaragiza inkoni abo ba Moabu, ndetse ngo agatsinda hasi n'Abasheti bose. Urumva ko rero umurozi ashobora kureba ahejo hawe, ashobora kukubona wowe twita uri umudamu twita, akamenya umwana uri mu nda yawe azaba iki mu myaka 40 50, agahita azirika iyo nda akayihambira kugira ngo itavuka, cyangwa agahita ateza ikibazo gituma inda ivamo. Niba wowe utazi isi y'umwuka n'imikorere yayo, niba wowe uri umuntu ubamo hagati no hagati, ntukijijwe, nturi n'umupagani ngo byerure, nturi umukozi wa Satani, nturi n'umukozi w'Imana, nturi umwana w'Imana, nturi n'umwana wa Satani, urimo hagati no hagati. Abantu nk'abo bameze batyo Satani abamira bunguri, Satani abarya bunguri. Iyo ubamo hagati ntuba umwana w'Imana, nturi n'umwana wa Satani, niwubaha Imana, ntunubaha na Satani, ubamo hagati no hagati. Ubwo so urumva uburi uwane acira agakiza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo urokoke kandi ucike abarozi, kugira ngo ucike Satani. Acira agakiza byihuse, kuko Yesu Kristo niwe wenyine wabasha kugukura muri ubwo butware, akakwimura, akakuvana muki, akakuvana muri ibyo bicaniro byo mu miryango y'iwanyu. Twabonye rero Balamu yubakisha ibicaniro 7, yubatse ibicaniro 7, ariko igihe yubakaga ibicaniro yashaka kwitegera Abisiraheli, ngo abitegeraho bari baganditse mu kibaya. Yajya kurekura umuvumo ni imitongero, imivumo ni imitongero. Yajya kurekura imitongero, akisanga akanwa kiwe umwuka wera gafasha akagahindura, kakarekura iki? Amagambo meza, kakarekura amagambo y'umugisha. Umugisha na amagambo meza waturirwaho, umuvumo na magambo mabi ni imitongero waturirwaho. Iyi mivumo rero irafata ku muntu ufite impamvu. Umuntu ufite impamvu, wibyo ko ijambo rivuga ngo nk'uko igishwi kijarajara ni ku muvumo w'ubusa uzerera ntugire ufata. Ni umuvumo w'ubusa. Iyo ari umuvumo w'ukuri uragufata, iyo ari umuvumo w'ukuri uragufata. Niba utaricomoye ngo uve ku bicaniro by'imiryango y'iwanyu, ube warakiriye umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, uje muri deliverance. Nongere mbisubire, unyuzwe muri deliverance. Warakijijwe ariko ntiwaca muri deliverance. Bamwe mu banyedini biyita ko ari idini ry'umwuka rirwanya deliverance, ko ritazi deliverance icyo ari cyo, rirahishwe, ntirizi ngo kubohoka ni icyo umuntu abohoka gute. Iyo tuvuga deliverance ujye umenya ngo ni amasengesho yo kubohoka. Noneho sasa ntago bazi kubohoka icyo ari cyo. Reka nkubwire, gukizwa ni kimwe no kubohoka ni ikindi, kwakira agakiza ni kimwe no kubohoka ni ikindi. Umunsi Lazaro yahamagawe, yarazuwe, azuka ariko azingazingiwe mu myenda. Yesu arategeka ngo ngaho ni mu mubohore. Uhereye igihe wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, directe uba wakiriye agakiza mu isi y'umwuka mu buryo bw'ubugingo. Haba hasigaye process yo kugira ngo noneho bakubohore
ubohoke utandukanywe n'ibicaniro iso yubakiye Bayali, utandukanywe n'ibicaniro sogokuru wawe yubakiye Nyabingi, utandukanywe n'ibicaniro nyoko yubakiye za Nyabingi na za Nyirabarera n'ibindi bigirwamana byose, utandukanywe no kuraguza no guterekera byaranze umuryango w'iwanyu, utandukanywe no kuraguza no guterekera. Dore impamvu benshi baza mu Bukristo bakakomeza kuraguza bagahora birukanka mu bahanuzi kandi abo bahanuzi birukanka ari n'abahanuzi b'ibinyoma babapfunyikira amazi, binjiji batajijutse batarasobanukirwa ukuri, nabo bavuga ibyo batazi, bataramenya n'Imana y'ukuri. Bamwe mu bahanuzi batigeze bagira amahirwe yo gucishwa munsi y'ababarera mu mwuka ngo babadere babakuze bamenye uko umuhanuzi yitwara, ahanura gute, avuga gute, ni ryari yemerewe kuvuga icyo yeretswe, ni ryari atemerewe kuvuga icyo ateretswe. Icyo abonye cyose arahita yirukankira kukivuga. Bamwe mu bahanuzi hari abantu binjije cyane bagize gute, bayobye batarasobanukirwa ngo hari ibintu Imana ikwereka ariko idashaka kubivuga, ikakwereka igambiriye kugira ngo ahubwo ufate igihe wowe ubwawe cyo kubisengera ubwawe mu ibanga, ikakwereka uti dore runaka ibimukweretse kugira ngo musengere, nta nubwo ibimukweretse kugira ngo ugende ubyamamaza ubivuge hirya no hino ku musozi. Hari wababijyana ku mbuga nkoranyambaga, intego zabo ari kugira ngo bamamare bamenyekane nk'abahanuzi, ariko wibuke ko ijambo rivuga ngo mu minsi imperuka hazaduka bahanuzi benshi b'ibinyoma, kandi bazayobya benshi, nibishoboka n'intore z'Imana zizabigenderamo. Birashoboka rero sasa ukaba wowe uri murarindagira ku musozi hirya no hino ushakisha umuhanuzi, waguye mu bahanuzi b'abanyabinyoma, waguye mu bahanuzi bameze nka ba Baramu yari umuhanuzi ariko wavangiwe ahinduka umurozi. Amaze guhinduka umurozi rero, Abisirayeli bamaze gufata igihugu baramwishe, bamwitishije umupanga. Connection rero iri hagati y'umurozi nawe ni igicaniro. Icyo gicaniro kidahari yagushakisha akabona ntubarizwa, nta gicaniro gihari mu muryango wawe. Yagushakisha yakubona akabona izina ryawe ntabwo ryigeze rijyanwa ku gicaniro n'umunsi n'umwe, uwo murozi ntabwo ashobora kukubona. Naho ubwe ngo nta kubona, arasacinga mu isi ya kirozi, agakoresha za jomeri zose mu isi ya kirozi, agakoresha ikoranabuhanga ryose, ibyo nita ikoranabuhanga ariko rya kirozi, akagerageza agakoresha indeba kure ziwe kugira ngo arebe ko yabona wowe, akaraguza akuraguriza ashakisha worinde makuru yawe akayabura, kuko wanditse yuko indagu z'abanyabinyoma Uwiteka zihindura ubusa. Ndagusengera muri iri joro, muri uyu mwanya, niba uri nijoro wahuri cyangwa ari ku manywa ahuri cyangwa ari mu gitondo ahuri, ndagusengera kugira ngo abakuraguriza mu izina rya Yesu Kristo indagu zabo Uwiteka zihindura ubusa. Abakuraguriza bibaza ngo ejo hawe ni hehe, urinde, uzaba ejo inde, uzaba indejo, urashaka icyo ufite ntego ki, bakokuraguriza bagira ngo barebe ko bagufatisha kugira ngo bafunge ejo hawe. Inkuba y'Uwiteka bakubite mu izina rya Yesu Kristo. Imirabyo yisumba byose ndohereza imirabyo, ndatuma imirabyo, ndatuma inkuba y'Uwiteka ihangara uguhangara mu izina rya Yesu. Uguhangara akoresheje amarozi, uguhangara akoresheje imivumo, uguhangara akoresheje imitongero, uguhangara akoresheje amapfundo, ugukubitisha inkuba ya kirozi, ugushika mu isi ya kirozi. Ndatura muri aka kanya mu mbaraga z'Umwuka Wera, mu Mana yampamagariye umurimo nkora, mu Mana yantoranyirije kuyikorera, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndatura ngo umuriro n'inkuba bikubite nyuka yose yakugenzaga, abadayimoni bakugenzaga, imbaraga z'ikuzimu zakugenzaga, umurozi wagushikaga, ndamufunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo amaso ye atoborwe ntakongere kubona mu isi ya kirozi, kwa jina la Yesu ngucomoye muri yose ya kirozi, kwa jina la Yesu Kristo ngucomoye mu network y'abarozi, kwa jina la Yesu ngutandukanyije n'ibicaniro byose byo mu miryango uvamo uturukamo wavukitsemo, katika jina Yesu nkase connection yaguhuzaga n'ibicaniro byo kwa so no kwa sogokuru wawe, jina rya Yesu. Connection yaguhuzaga n'igicaniro cya sogokuru wawe, yaguhuzaga n'igicaniro cya nyogokuru wawe yubakeza Nyabingi, connection yaguhuzaga n'igicaniro iso na nyoko bubakeza Nyabingi, ndayikata kwa jina la Yesu, ndayikata
kwa damu ya Yesu Kristo. Naipasua kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, damu yenye nguvu za kufungua mtu. Funguka kwa damu ya Yesu Kristo. Funguka kwa damu ya Yesu Kristo. Funguka kwa damu ya Yesu Kristo. Funguliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Bohoka mu maraso Yesu Kristo. Bohoka amaraso ko Yesu kubohore. Amaraso Yesu Kristo kubohore. Akategura iyo connection yose yaguzaga n'igicaniro cyaso yubakiye Nyabingi. Akatagure iyo connection y'icyo gicaniro cya nyorogokuru wawe na sogokuru wawe bubakiye imizimu wa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Katika Yesu ni izina ryawe ryajyanywe ku gicaniro bya Satani. Riveyo mu izina rya Yesu. Ndivanyeyo mu izina rya Yesu. Ubugingo bwawe bwari burambitse ku bicaniro by'abadayimoni. Mbuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Mbweguriye umwami w'abamukiza n'umucunguzi. Urakoze mwami kubohoye umuntu kandi ukabumugiriye neza. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi. Izina ryawe rihimbazwe byose bidashira mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akugirire neza. Imana y'amahoro wizerere muri iryo sengesho ko ikubohoye. Ariko turimo turategura amasengesho yihariye yo gutangira gusenya ibyo bicaniro. Noneho ayo masengesho yihariye ndajya nkubwire ko ushaka kubohoka bimusaba kugira ngo amenye guturira Imana. Ituro nuvuga ituro riba connection hagati yawe n'Imana n'umugisha. Hanyuma kwa Satani ituro rikaba connection y'umuvumo wagiye kukuvumisha. Wabyumvise yuko uyu Balamu agiye kuvumisha Abisiraheli, ntabwo yagiye kugicanira imbokoboko, yarafite ibitambo. Mwumvise intama 7 n'imfizi 7, ubwo zari inka 7 n'imfizi 7. Noneho sasa kuko yubatse ibicaniro 7 byose byanga, no kuvuga ngo ufashe 7 ni 49. Noneho sasa 49 buri gicaniro cyose nuvuga ngo cyashyirwagaho cyashyirwagaho ibitambo bigera muri 14. Amapfizi 7 y'intama n'amapfizi 7 y'inka, ubwo akaba ngahe 18. Noneho 18 hitukuba 7 urahita ubona ibitambo byose uyu Balamu yatanze agira ngo avume ubwoko bw'Abisiraheli. Ariko uwo muvumo ntiwafata kuko uyu Balamu yaravuze ngo mu gukurura mu isi y'umwuka, akuruye mu isi y'umwuka aravuga ngo nta kuroga no kuragura kuri mu bwoko bw'Abisiraheli, niko yavuze. Ibyo rero byatumye umuvumo udafata. Nuko yakurura akabona yuko nta kuroga, Abisiraheli batigeze umva iri jambo ngo dore nategetse kubahesha umugisha nabo yawubahaye simabasha kuwubakura. Ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, n'umwami wabo bayivugiriza impundu. Ku murongo wa 23 havuga ngo nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe abayakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Wabyumvise cyatumye amarozi adafata cyangwa imitongero idafata. Uyu Balamu yinjiye mu isi y'umwuka. Icyambere abona yuko nta gukiranirwa kuri muri Yakobo. Icyakabiri abona yuko nta bugoryi buri muri Yakobo. Mu yandi magambo, umurozi yagushitse akabona yuko mu buzima bwawe hari ibyaha. Kabiri akabona hari ubugoryi. Ibyo bikagaragara ku buzima bwawe. Akabona utazi gushima Imana. Hano ngo Uwiteka Imana iri kumwe nabo, n'umwami wabo bayivugiriza impundu. Yabona akabona muri wowe nta mpundu zirimo, nta mashimwe aba mu mutima wawe. Kuvugiriza Imana impundu nuvuga ngo n'uburyo bw'amashimwe, nta mashimwe yakubonetsemo. Ibiyanga bikunda imivumo iragufata, imitongero iragufata. Igihe hakuruwe wowe mu mwuka bakabona guciranirwa muri wowe. Iri jambo ryavuze ngo dore nategetswe kubahesha umugisha nawubahaye sinabasha kuwakura. Impamvu ngo umugisha bawubonye ngo nuko ntabonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo. Aho ni kubara 23 n'umurongo wa 21 ngo sinabonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo. 3 ubugoryi sinabubonye mu Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo,
ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Mu yandi magambo barayishima, barayihimbaza. Igihe cyose muri wowe hashitse umutima wawe bakabona nta guhimbaza kubamo, nta gushima Imana kubamo, muri wowe bashika umutima wawe bakabona huzuyemo ubugoryi, huzuyemo ibyaha, imivumo iragufata. Hepfo akavuga ngo rero ngo ku murongo wa 23 ngo nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo. Yarashikaga akabona Abisirayeli ntibajya baraguza, nta bicaniro by'abadayimoni bihari, nta byanyabingi bihari, nta bya Satani bihari. None aravuga ati nta kuragura, none wowe uraraguza. Nyoko yararaguje, Iso araraguza, nawe ujya kuraguza mu bahanuzi batandukanye. Rimwe na rimwe ukisanga wageze mu bahanuzi b'abanyabinyoma batari nabukuri. Ibyo birakarakaza Imana. Igihe wayobotse abahanuzi b'abanyabinyoma, ibyo birakaza Imana. Ni gute se umuvumo utagufata wirirwa mu bahanuzi b'abanyabinyoma badasobanukiwe, batazi ijambo ry'Imana, batazi ibyanditswe, icyo babonye cyose bihutira kuvuga. Hepfo rero akavuga ngo nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Arashitse abonye yuko nta n'ubupfumu buri mu Bisiraheli, nta bicaniro by'abapfumu bigeze bubaka mu Bisiraheli. Iyo biza kugaragara ibyo bicaniro by'abapfumu, ntabwo umuvumo bari kuwukira, umuvumo wari kubafata. Ngo mu gihe cyategetswe rero abayakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Wabyumvise nshuti mukundwa muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo rero ibicaniro by'ubupfumu, ibicaniro by'uburozi, ibyaha, iyo biri mu buzima bwawe, umuvumo urafata, imitongera irazi kagucakira. Ibi rero nibyo navuze ama connection ziba ziri hagati y'umurozi kugira ngo akuroga abanza kukureba wowe urinde mu mwuka, mu muryango urinde mu mwuka. Yabona mu muryango wawe rero hari ibicaniro by'ubupfumu, yabona mu muryango wawe hari ibicaniro bya nyabingi, yabona mu muryango wawe hari ibicaniro by'ibigirwamana n'iby'izindi mana zitari iz'ukuri, zo imiryango yayobotse, yakurura wowe, yabona ukiri muri ayo maraso muri uwo muryango, yatongera yarekura imbaraga z'imivumo, yarekura amahembe, yarekura ibitega, yarekura ibiki byose bikaza bikakwirungiraho, kuko hagaragaye ko uri muri ayo network. Ndagusengera mu izina ry'Yesu kugira ngo witeka gukure muri ayo connection zope sekiria, ndakwimura muri zo connection katika genius connection z'ibicaniro by'amaraso yiwanyu, connection z'ibicaniro by'amaraso yo kwaso no kwa nyogokuru, kwa jina la Yesu Kristo azati mwana w'Imana nzima. Ahagaragaye ubuzima bwawe murikirwa abadayimoni, ngo comoye yo mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Acira kubohoka, acira gucira. Umwami Yesu aguha umugisha, umwami Yesu akugirire neza. Udukeneye turaza nimero yacu wayibona hariya hepfo mu kiganiro. Ukeneye ko tugufasha, ukeneye ko tugukorera deliverance by'umwihariko, turi babiri, ijambo rivuga ngo ababiri nibahuza umutima kugira icyo basaba. Tugeneye ko tugufasha muri deliverance, ukaba ukeneye gusobanukirwa birushijeho. Nimero yacu ni 0782765442 0782765442. Waba ukoresha Airtel cyangwa Tigo 0722765545. aho ngaho twagufasha, tukagufasha mu buryo bwo kwibohora cyangwa se tukakubohoza. Umwami w'abami akakugirira neza, ukagera ku ntego zawe, ukagera ku Imana yakuremeye. Ikindi uri mu bintu biteye urujijo n'urungabangabo udasobanukiwe, turi hano kugira ngo umwuka wera udukoreramo akuyobore, ugeze mu gihe cyo gushaka, ufite abafiance benshi, wabuze uhitamo, cyangwa se ufite amafaranga, uri kwibaza ngo nkora iki ninjya muri ibi ngibi sindi bushye, urashaka kugisha inama Uwiteka, urashaka kugisha inama Imana ihoraho. Twagufasha muri ibyo byose. Nizo service dutanga zo mu isi y'umwuka n'izimana duhamagariye. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Bityo rero utarakanda subscribe yikande, hanyuma ujye ubana natwe. Kabiri kande share, ubisangize bagenzi bawe. Amahoro y'Imana abane namwe, mugire ijoro ryiza. Kubari nijoro, kubari ku manywa mugire umunsi mwiza, mugire amanywa meza. Abari mu gitondo umunsi ubabere mwiza. Uwiteka abagire